Vanti motivation. Oh, alright. Vanti motivation. I am Umuhanzi wanyu Methuselah Sax Water. Nabasabaga gukora subscribe no gukanda kunzogera kuri Vanti Motivation channel. Bamwe bazezengera kubera kunywa inzoga, abandi bakazezengezwa no kunywa agatabi. None kubera urukundo ngukunda mama shenye mbayezezenye, mbayezezenye. Rwandan people, this is your boy Krezo G. Krezo G nyiringanzo, iganza intyoza zikaba inganzwa, agati kakure ku gasi kagakurana ubutohere. Nshaka kwibutsa ko ubuzima nyabuzima bugira imizi mizima, bityo ko ukwiye kuba muzima, mu bazima ahazima hazira ubuzima. Niba uri muzima kanda subscribe kuri Vanti Motivations, uje ukurikirana ibiganiro byinshi cyane bitandukanye tukugezaho, ibiganiro by'ibyamamare muri muzika, muri cinema ndetse n'ahandi. Uyu munsi twasuye umuhanzi wa muzika, akaba umucuranzi wa saxophone ndetse na gitari, akaba umwarimu wa muzika, nta wundi ni Methuselah Sax Water. Methuselah Sax raho ndaho meze neza. Urakomeye cyane. Ndakomeye kabisa. Ndabona uri ku muteguro wa gutese kandi. Okay, nta kibazo. Nayo ufite ikiroso cya magazi. Naragerageje gukora. Nagerageje gukora. Yes, Methuselah ni muninde, ni muntu ki? Methuselah ni umuntu ukiri umusore wibana ku myaka itari myinshi kandi itari na mikeya. By'umwihariko ni ingaragu, ariko nanone ishobora kuba ari mariye. Ingaragu mariye. Bishatse kuvuga ko indirimbo wakoze tw'ingaragu mariye ari wowe wivugaga. Oya, burya hari umuhanzi akora igihangano akakikorera akanagikorera abandi. Ni icyanjye cyamvuyemo ariko ni n'icy'abandi. Reka duheraho dukoze ku mirya y'inama. Yagumiwe yashatse kungaragu mariye, akora ataha mu rugo urukundo rwa nyakabyizi. But time a lover, but time a lover, yashatse kungaragu mariye. But time a lover, but time a lover, yashatse kungaragu mariye. Ingaragu mariye, but time a lovers, but time a lover, yashatse kungaragu mariye. Ingaragu mariye, harakantu kino misi kabikora gutera ivi. Abasore bino misi bafite gahunda yo gutera ivi, ntibunamuke kugira ngo hatagira motari tugende, motari tugende, motari tugende, motari tugende, iyo umugoroba ugeze asubiye mu rugo. Party time lovers, party time lover, yashatse kungaragu mariye. Ingaragu mariye. Ingaragu mariye. Ingaragu mariye ni bishatse kuvuga iki? Ingaragu mariye niba uri umusore
ukaba nta mugore ufite ariko ukaba ushobora gushaka umugore ntumubure, ni ukuvuga ngo uba uri ingaragu mariye tu. Birashoboka se? Birashoboka cyane. Ukaba uri umusore udafite umugore ugashaka umugore ntumubure. Bikorwa bite? Akenshi bikunda gukorwa n'abasore, bigakorwa n'abakobwa. Babigenza bate? Dusobanura. Umukobwa araza akagusura, yamara kugusura agataha, nawe wamusura ukamusura, waranza kumusura ugataha. Urukundo rwa nyakabyizi. Ngo noneho buri muntu wese ni ingaragu mariye kapisi. Kw'iki gihe ntago ushobora kuvuga ngo ndi ingaragu. Ugomba kongera akantu mariye. Ingaragu mariye, ako kantu kakongeraho. Kuko kuvuga ngo ndi ingaragu ntabwo bihagije. Uri ingaragu se gute kandi hari umuntu urara kuvuga ati ariko ndagukunda kandi dukeneye no kubona na gute uri ingaragu mariye. Ugomba kongeraho ndi ingaragu ariko mariye. Ingaragu mariye. Noneho kazaba mariye neza, hari uko nyine noneho muri kumwe mu nda atagikora ataha. Akora iki? Mu rugo nyine Innocent ubyumva. Atagikora ataha. Akora iki? Urukundo rwa nyakabyizi. Urukundo se bararukora? Rwa nyakabyizi. Barukora bate? Twakunda za wamara kuza akagenda. Ariko bifitemo n'impano ya komedi? Ntabwo ari impano ya komedi. Indirimbo nayikoze kubera yuko akenshi iyo ndi nko mu rugo cyangwa nimugoroba, hari nimugoroba mu masasita mu gicamunsi, nkunda kubona moto urumva ziri gucaracara zigenda zifata abantu zibasubizayo. Nimugoroba noneho nkabona noneho ugasanga umuntu yashyashyanye motari ngeze ahantu. Ndavuga ati noneho mfite kwandika ikintu nk'iki ngiki. Ariko ibyo nawe bikuba? Bishobora kuba bitambaho cyane kubera yuko biterwa. Good. Methuselah wakoze indirimbo yitwa Ingaragu Mariye, ariko kandi wanakoze indirimbo yitwa Zezenge. Zezenge nawe. Mbere yuko twinjira neza mu kiganiro cyacu, tuve imuzi n'umuzingo y'ubuhanzi bwawe n'ibyo ukora muri muzika, reka twongere twumve Zezenge. Duhere kuri Zezenge dukomeze. Itabi ryose ndishoboye, inzoga yose nyikoza, ariko iyo ngeze ku bantu bambaza aho mvumbira buri munsi, ntibaziko nazezengejwe nawe, ntibaziko wongeze akazeze. Bamwe bazezengera kubera kunywa inzoga, abandi bakazezengezwa no kunywa agatabi. None kubera urukundo ngukunda mama shenye, mbaye zezenge, mbaye zezenge. Iyo bwije nakubonye niriwe nta mayinite mfite, singiruta satanu z'ijoro zigeze, SMS z'ubuntu nazo zitangiye kuboneka, naranandika ijoro ryose vomerera urukundo, ijisho ryanjye ryaratukuye, boshye umuvumyi w'ijoro sinashobora, oya sinashobora kwibohora bona oya
bamwe bazezengera kubera kunywa inzoga abandi bakazezengezwa no kunywa agatabi none kubera urukundo ngo kunama amashenge mbayezeze nukuri bamwe bazezengezwa no kunywa inzoga abandi agatabi none wowe ubaye nazezengejwe n'urukundo Methuselah Sax Water ujya kwicara ukandika indirimbo ni inspiration wayikuye ni biki watekerezaga muri wowe kuki wayihuje n'abanywi b'inzoga n'amatabi ese nta kintu ushobora kuzezengeza umuntu nk'inzoga cyangwa itabi ese urukundo koko yikunda umuntu ni ngombwa ngo uzezengere kugeza ku rwego rw'uko uta control ni ukuvuga ngo ubundi iyo unyweye inzoga biba byiza iyo uzinyweye wanywa n'itabi bikaba byiza ko urinyweye abantu bakajya bavuga turiya muntu anywa itabi urumva aho kugenda urumva wihishe ahantu urinywe none nuza kugera ahantu ubunuka mu kanwa iryo tabi n'ubundi fuka ibikuriho rimwe abantu bajya bavuga turiya mutipe anywa itabi so niba unakunze rero kunda abantu bavuga turiya mutipe arakunda kandi akundana n'uriya muntu niko bimeze so zezenge rero impamvu nayanditse ku bantu umuntu ashobora kubona wanyweye inzoga cyangwa wanyweye itabi akavuga ati uriya mutipe nawe yarakabishire bukunda ari kugenda agwa yarazesengeye kumbi nawe nijoro ntaryama arara ari kwandika ahamagara umukobwa wamuzengeje nyine wamuzezengeje none ndavuga ati okay ashobora kuba atanywa inzoga ariko yabyuka mu gitondo kubera yuko atasinziriye umuntu warayinyweye inzoga akajya abona amaso yatugwa cyane akavuga turiya muntu se niki cyamuzezengeje niki cyatumye atukura amaso so uwo muntu nawe anywa inzoga akatavuga ati uriya mutipe nawe yarazezengeye none mpita mbona ko ibyo ari byo byose umuntu ashobora kuba ikintu cyose ushobora gukora gishobora kukuzezengeza bitewe n'impamvu runaka iyo ndirimbo uyikora juste birumvikana ko nicyo kibazo wabonaga muri societe muri communauté aba hari feedback wabonye ko iyo ndirimbo zigaragaza ko hari icyaba cyarahindutse se cyangwa se hari barakubwiye ko usa nk'uwabaririmbye ukabavuga nk'ukina imico yabo bimeze biti zezenge ni indirimbo navuga mu ndirimbo nakoze ya mbere yambaye feedback nziza kuko abantu bose umuntu wayumvise irimo message nziza icuranzi neza irinde neza ni indirimbo abantu bambwiye ko ari indirimbo nziza cyane kabisa yes no mu ndirimbo nanjye za nkunda by the way thank you mu ndirimbo za nkunda ifite uburyo icuranga bikaba biraryoshye zezenge nuko imeze ni indirimbo nziza shishikariza abantu no kuyumva kuri YouTube yanjye Methuselah Sax Water urabyandika ukaba wayumva zezenge wayibonaho none nawe ukagira ikindi gitekerezo utanga ku iyo ndirimbo ariko abayumvise bose bambwiye ko ari indirimbo nziza Methuselah rero yisanze ate mu buhanzi yahisemo kuba umuhanzi ntahitemo gukina kuba umukinnyi wa filime cyangwa se umukinnyi w'umupira cyangwa kuba umurobyi filime izo nzazikina ariko umupira we ntabwo bishoboka kuroba naho naroba nanuko nkunda kuroba cyane nkunda kuba ndi ku mazi ibintu byo ku mazi ndabikunda narabikoze kameme so umupira w'amaguru naba nkubeshye kuko ni ngiye umunyarwanda wabayeho watanze amaswate menshi cyane mu kibuga nkiri umwana ariko bambwiye ko icyo gihe nari mfite speed nyinshi cyane none umupira mbere yuko ngeraho nkaba nawuteye so none ngatera umupira ugatambuka ukaza kungeraho nawe uteye urumva ni swate nakoraga nyinshi ariko nanjye we nawufataga narirukankaga cyane bivuze ngo igitekerezo cyo kuzana speed governor gishobora kuba cyaraturutse kuri wowe birashoboka kuko mu kibuga nari umuntu wirukanka cyane iyo nafataga umupira yabaga ari amahirwe y'ikipe ariko yo ntaho yuba wumpasaga ako kanya sinkufate ni swate yatara so rero biza gutuma rero iyo abari yo mpamvu nyamukuru ituma ukora music ibindi ukabireka music yo urumva ni music nge nakuriye muri music navukiye muri music papa ni umucuranzi ni umuririmbyi muri chorale kuva kera cyane nko muri za 80 cyangwa 70 na kangahe urumva papa wanjye ni umuririmbyi kuva kera cyane ni umutoza wo muri chorale na mama ni umutoza muri chorale so urumva nakuriye muri nature ya music no uretse n'ibyo
nkaba mvuka hafi ya Kongo neza ya inspiration rero nyikura ku babyeyi ariko nkanayikura ku baturanyi hanyuma se nabonye ufite gitari ufite na saxophone ni ibintu wize ni ibintu byaje kubera ko ari impano yari kuri mukabidevelopa niba warabyize wabyize he ryari nari mfite impano mu buzima busanzwe ariko impano kuba uyifite ntabwo bihagije njya no kongeraho ubumenyi kuri ya mpano kugira ngo noneho ibe impano ifatika nabyize ku Nyundo ubu ngubu ryarahindutse ntabwo rikikwa ku Nyundo ariko ngiye nabyize ubundi rikikwa ku Nyundo ni promotion ya mbere good twumvishe ku buryo ukora kuri saxophone naho twumve turangira abanyarwanda zana gufasha gitari nta kibazo nanjye mere nk'umucuranzi mwaba bihanganye mikrofone nyishyire hafi aho ngaho nta kibazo Methuselah, bravo. Ni biki wacurangaga? Nabanje gukora icyo bita akarimbo ka Eddie Kenzo nabaje kunyuramo ka intro kayo ariko natambukaga nongera gukora ka improvisation ndangereza kuri Narendos yo nayumva. Hanyuma se Methuselah ibi bintu wihaye wa muhungu we gitari na saxophone ntabwo bikugora? Si nibi gusa hari n'ibindi ariko nshobora gucuranga ariko muri aka kanya reka tube kuri ibi ntabwo bingora. Byagufasha igihe kingana iki kugira ngo ube umaze kumetriza saxophone na gitari ndetse n'ibindi bijyanye n'imiziki yawe? Ntabwo nshobora kuvuga igihe byamfashe kubera yuko buri gihe nibwo buzima mbamo. Mbese navuga ko byamfashe ubuzima bwanjye. Byagufasha ubuzima bwawe? Good. Kuba umuhanzi mwiza kuri Methuselah no kuba umuhanzi umeze ute? Kuba umuhanzi mwiza si kuba ufite ijwi ryiza gusa cyangwa ucuranga neza. Kuba umuhanzi mwiza no kuba ufite message cyangwa se ufite ubutumwa utanga bukagira kuba bwumva kuko ubutumwa bwose bafite abantu bugenewe ariko ubutumwa bwiza. Ikindi ukaba ufite igihangano gitandukanye n'icya runaka, ubwo buri mu buhanzi bwiza kuko ntabwo ushobora kuzana imboga
zisa mu isoko rimwe ngo uze kuhitamo ngo ndagura uyu nguyu ugurira ubonye ako kanya. Ariko iyo ufite ibintu bitandukanye n'iby'undi, umuntu aza kukugurira azi ko ari waje kugurira. So ikindi kuba umuhanzi mwiza, nanone nubwo navuze si ijwi ryiza, ugomba kuba ufite ijwi ryiza kameme. Si cyo kibanze, ariko ugomba kuba ubifite. Kuko hari abantu benshi bafite amajwi meza cyane, ariko ugasanga ntago bakora amahiti. Ugasanga ahubwo wa muntu ujya uhura nawe yirimbira bisanzwe no gukora amahiti. Kubera yuko akenshi njya mbona abantu baririmba cyane, ikibazo gikunda kubaho cyane ni uko bahora bazi ko babizi nyine. None guhora ubizi bigatuma ibintu byose wakoze utabishakira n'amasoko, ukabigumana nyine. Nicyo kibazo kibaho ku bantu babizi. Ariko umuntu utabizi akora akarimba akaga message yiwe, amara kuga message yiwe akatana kirukankira, no ugasanga nizo turi kuririmba. Nk'umuhanzi rero wabyize, ukaba ufite n'ubuhanga mu gucuranga ibicurangisho, ukaba ushobora kuririmba, mukuru ufite nuko munigisha umuziki. Umuziki ndawigisha, ariko muri ibi bihe ntago bishoboka. Wenda ufite nk'umwe babiri wigisha online kubera ibibazo bya corona. Ariko ubundi mbere ko corona iza nari mfite amashuri nigisha music. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuhanzi ukora umuhanzi yarabwize n'utarabwize? Ubona hari abahanzi dufite batize umuziki, ntabwo bayanyishe. Duhindura ikirere, duhindura imvura yabaye nyinshi, ubyumve ndayoboka. Yes. Urakoze cyane Methuselah Sax. Narimo nkubaza nk'umuhanzi wabyize, ukiga kuririmba no gucuranga ibicurangisho bya muzika, ariko kandi hakaba hari n'abandi bahanzi bakora music batarabyize. Rimwe na rimwe ukanasanga abo batabyize bafite influence nini kuri public, bafite amahiti hanze hariya, barakora ibintu bakaninjiza amafaranga yawe no kurusha nange bize umuziki. So ikibazo rero nakubazaga nti ese ni ngombwa koko buri muntu wese yiga music kugira ngo awukore? Cyo ni kimwe. Ese niba ari ngombwa, ni gute nk'umuhanzi wize music ushobora gutandukanya ubuhanzi bw'uwize umuzika n'utarabwize? Bitandukanira he? Biraza guhurira he? Icyambere kimwe, umuhanzi wize muzika n'utarawize ntaho batandukaniye, kuko bose ni abahanzi bafite izina ubuhanzi, kandi bose bakora ibihangano. Ahubwo noneho icyo barushanya nicyo gihari. Kuvuga ngo umuntu wize ubwarimu n'utarabwize ntago bigisha kimwe. Umuntu wize muzika rero nawe afite ahantu atandukaniye n'umuntu utarawize. Ahangaha njyewe njya muri studio, ibintu byose ngiye gukora muri studio mbizi, mbifite mu mutwe byose. Ibyo umuproducer ari bunkorere byose ngiye nabijyanye. Ariko umuhanzi utarabyize awe akora melody y'indirimbo wenda akayandika akatajya muri studio. Ariko ngende njya kwandika n'indirimbo, nzafata umwanya mvuga ati ino ndirimbo yanjye ese izagira phrase zingana gute ku gitero cya mbere, ese chorus izaba imeze gute, ese indirimbo yanjye izagira bridge, mbese indirimbo yanjye mba mfite ukuntu ndi buyandike. Bitandukanye na wa muntu wenda utarabyize, ariko bishobora guhura bitewe nuko wa muhanzi nawe utarabyize aba yumva indirimbo zindi zakozwe, wenda akaba yakigiraho ko yahanga indirimbo yiwe. Ariko none aho bitandukaniye neza kurusha ahandi nuko ngiye igihangano nakoze mbanzi byagiherekeje byose, ushobora no kugisobanura. Ibyo ndabyumva. Amakuru rero avugwa hanze hano mu bahanzi batandukanye, by'umwihariko abatarabashije kwiga umuziki ku Nyundo, ariko mujye ku Nyundo kuko niho hazwi cyane, nubwo hari n'andi mashuri yigisha music. Bavuga ko ngo abahanzi mwize ku Nyundo mwiyemera, ngo musuzugura abandi bahanzi batize music, kandi mukagira n'ibintu by'akironde, ushobora gusapotinga undi muhanzi utarize ku Nyundo. Ese ibyo bintu nibyo koko muriyemera? Ibyo ngibyo umuntu bivuga, mureka ajya bivuga, ntacyo bitwaye. Abo mureka bivuga. Noneho nanshaka kambura
azambwe ngo Methuselah urirata. Nimba nta muntu wambuze ukaba warabyumvanye abandi bantu nukuvuga ngo umuntu ashobora kuba yaravuze ibintu atazi. Impamvu nonaha ntabwo nzazanirirwane n'umuntu utazi umuziki cyangwa nzakora ibishoboka byose menye ngo Crezoji akunda muziki tugende twirirwane. So nuza kumbura ndi kwa Crezoji uzavuga ati wa mutipe saba yagiye burariyemera urumva. So hari ubundi abanyarwanda dutwara ibintu rero tukabyita amazina bitewe n'igihe kigezweho cyabyo. Ariko ngiye ntekereza ko nta muntu wiyemera ahubwo igihe nicyo gituma umuntu bavuga ko yiyemera. Igihe nicyo gituma bavuga ko umuntu yiyemera. Kubera yuko urugero naguhereza sinzi ukuntu bavuga ngo abantu bariyemera mbona symphony icurangira abahanzi benshi abastar symphony bacurangira benshi kandi nabo n'abahanzi ubwo bafite ibihangano byabo ariko ntabwo bavuga ati ntago twagucurangira kandi nako turabasani zasebya zacurangiye abahanzi nanjye ubwanjye abahanzi barangendera nkajya kubafasha urumva. So ibyo ntago nabiha umwanya cyane. Yes. Methuselah kugeza amaze akora indirimbo zingahe? Iziri hanze kuri YouTube zigira mu ndirimbo 8. Zose na audio. Harimo visual imwe gusa ya instrumental yitwa Fast Ready. Izindi zose na audio ariko nkaba mfite n'ubundi zindi ndirimbo 8 ziri muri studio nshaka gusohora nka album ariko nzazisohora mu buryo bwa EP. Eshanu nzazisohora n'izindi eshanu zikurikire. Muri rusange maze kugira indirimbo zigera muri 18 ziri recorded ariko izanditse ni nyinshi. Niki watubwira rero kuri album yawe uteganya gukora imeze ite ngo maze kwibonera izina ibindirimbo 8 wabitubwiye ese nizihe niba ari ngombwa izajya hanze ryari abashaka bayibona bate izo ndirimbo ziri hose ushobora gusogongeza abanyarwanda agenda ubakubitira kandi indirimbo ziriho hariho eshanu ziri mu Giswahili ubundi indirimbo 10 eshanu ziri mu Giswahili hakaza enye eshatu ziri mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko ruvanze n'ururimi rwacu nanone mu baturanyi cyangwa nabundi rw'igihavu ku nkombo hariya harimo mahavu nkavanga n'amashi n'ikinyarwanda harimo n'icyongereza imwe ndumva ni indirimbo zigira mu 10. Album yanjye rero irimo ubutumwa butandukanye harimo urukundo akabamo ubuzima butandukanye tubamo bwa buri munsi. So ni uruvange rw'ubuzima tubamo bwa buri munsi kuko ntabwo ushobora kubaho utari nta rukundo ruhari kandi hari urukundo nanone urwango rurahaba byose rero nabiri muri album yanjye. Muri album yawe fata gitari yawe reka ndirimbe imwe iri mu Giswahili ku iyo album yanjye none ndakurikizaho nanone indirimbo iri mu rurimi ruvanze n'urw'iwacu nanone. Nilikula mbwende hata nako kata mtungi magari nyumba vyote sawa furushi hela majaliwa dunia si rafiki inazunguka kwa haraka imenivua langu taji leo mimi baba kabwela shida zile jiongeza rafiki wakajipunguza ila ukabaki ndugu wakanikosea chumi kane dondokea ila ukabaki. Darling, I know that you love me, baby, my girlfriend. And you know that I love you, baby, my girlfriend. Naimba you, my girlfriend. Naimba you, my girlfriend. You are the one, sina uzuni, niko na wewe. Mpenzi wangu, niko na wewe. Sina uzuni, niko na wewe. Mpenzi wangu, ulizidi kunipenda bila kujali waombea maneno chafu yao yalikonzea yoroma kwangu.
ahadi kwa nitakupenda kwa dhati mahaba hatari, yeah, kukudekeza kama toto ni kweli unastahili pendwa, yeah, yeah. Hakika nimejua unanipenda nakupenda, inabidi tuoane, yeah. Tufunge ndoa sawa, adira eti hawa, mapenzi haya ni kweli. You, darling, I know that you love me, baby. My girlfriend, and you know that I love you, baby. My girlfriend, naimba you, my girlfriend, yeah, naimba you, my girlfriend, yeah. Yeah, you are my girlfriend. You, yeah, you are my girlfriend. You are the one. Iyo ndirimbo ikaba yitwa My Girlfriend. Yitwa My Girlfriend. Yeah. Ni mu rurimi rw'Igiswahili. Ni mu Giswahili, chorus ikaba irimo Icyongereza gikeya. Waririmbaga ibiki? Iyi ndirimbo ivuga kuri just ku mukobwa twakundanye, ariko dukundana mfite ibintu byinshi cyane, mfite imari, mbese mfite ubutunzi. Tukajya dutemberana n'abashuti biwe n'abashuti banjye benshi cyane, tugasohoka atandukanye, mbese twararyoheje bikomeye. Mfite amazu, mfite buri kimwe, ariko nza kugira ikibazo, urumva ngize ikibazo, za nshuti zose ziragenda, zigiye wa mukobwa ariko wehe ntiyagiye tu, urumva nararwaye njya hospital, mara igihe kinini cyane, abantu ndibansure, ariko wa mukobwa akomeza gufightinga, akakomeza kuza kundeba akanyitaho, urumva noneho rero nari ndi kumutaka mvuga ko nubwo abantu bose bagiye, just nari we girlfriend wanjye, ari we nabonye gusa uruta bose. Yeah. Ibyo bintu byarabaye, ni igitekerezo, ni filime warebye, ni uburyo utekereza ko video yo ndirimbo yabimeze, kuko ibintu babiririmbye gutyo byose niko bimeze kabisa. Ahubwo njye nta nubwo nkunda kureba filimi ziri romantike cyane, nkunda kureba filimi z'amadayimoni, amadivos, so urumva ntabwo naza kuba hari n'indirimbo ndi gukora irimo amadayimoni menshi cyane, bazayumva kera cyane vuba, ndi kwikora irimo abadayimoni, abazimu byinshi cyane. Uri kubatwika, uri kubahamagara? Just ndi mvuga ukuntu nta mpamvu zo kubatuka tu, kubera yuko twese turi ku isi, ntabwo abadayimoni baba mu ijuru kandi n'abantu baba ku isi. Ntibazagushinja gukorana n'abadayimoni? Kandi n'ubundi udakorana n'abazantera ibuye, kuko tugenda tubisikana buriya mu buzima busanzwe habamwe amadayimoni nyine. So My Girlfriend rero indirimbo iri mu butumwa bushoboka, yahuza abantu bakundana, yewe n'ushaka gutandukana n'undi, no ndirimbo ashobora kuyumva ikamufasha cyane, kuko nta mpamvu z'uko niba mukundana n'umuntu yagira ikibazo ngo mureke, ahubwo muri cya gihe cyo ko wakamuretse nicyo gihe aba gukeneye ko wamwegera. Niyo mpamvu iyi ndirimbo nayanditse. Turime indirimbo kuri album yawe. Urabizi ko yagukundaga kandi yakwitagaho, wowe ndirimbo yateraga buri munsi, niyo yabaga ari mu rungano rwe, nta cyamubuzaga kugutekereza ngo akuvuge mu izina, ibyo bikamutera gukorana ingoga ngo muzibanira akaramata, maze abantu bakujya mu matwi bakwereka ko ntacyaza kumarira, maze uragenda uramusiga. No, suko wari kubikora,
suko wari kubikora wari kubanza kumubaza gahunda gufitiye ibuka ibihe byiza mwagiranye ugarura umutima kuwo urimo uragira igipfa mutima umwe wari wasezeranyije kutazasiga dore we yariyenze ameze nk'ugenda abona bose ko ari abagome aragukunda mukunde aragukunda mukunde nawe no suko wari kubikora oh yes suko wari kubikora wari kubanza kumubaza gahunda gufitiye rurakendereye ndetse ndabona ruyonga rurimo kumera amababa gusa ntimwemere ruguruka rurakendereye ndetse ndabona ruyonga rurimo kumera amababa gusa ntimwemere ruguruka suko wari kubikora baby suko wari kubikora suko wari kubikora musore ye suko wari kubikora ye wari kubanza kumubaza suko wari kubikora wari kubanza kumubaza indirimbo imwe njyana just ni R&B indirimbo ni nziza merci nziza cyane ntekereza ko n'abazayumva bakundana bazabasha kuyikunda nta mpamvu z'uko wakunda umuntu abantu bakubwira ati uriya muntu ntabwo bishoboka umureke kandi agukunda nawe umukunda so you have to fight nimba umuntu agukunda nawe ukaba wamukundaga so nta mpamvu ko abantu baguteranya nawe just murwana ishyaka ry'uko mugomba kuba muri kumwe urwanira ishyaka icyo ushaka n'ushaka iyo nani motivations ufite icyo ushaka mu buzima ukirwanira ishyaka abacantege baba benshi ushaka kubwira ngo Methuselah ibintu by'imiziki urimo ntabwo bishoboye ntabwo bizavamo ntabwo wakomeza ushora mu bintu bita kwinjiriza biki byihorere ariko urwana ishyaka ukagera ku rwego uriho ufite umukunzi ubwira ati umukunzi watambitse ibirenge ameze gutya na gutya ariko urwana ishyaka ukabigeraho mu buzima rero icyo ushaka kugeraho cyose icyo urwana ishyaka ukigeraho kabisa dusoza hari imbogamizi uhura nazo mu buhanzi bwawe ni izihe ukora iki kugira ngo uzikuremo imbogamizi buriya mu buhanzi bwanjye mpura nazo ni zimwe gusa amikoro ni zibiri nta mikoro ni zimwe gusa muri imbogamizi ni imwe nta mikoro unyibukije uriya muhungu wavuze ngo kure bashiki banjye zibiri urumva umuntu akubaje ngo ugira imbogamizi zingahe imbogamizi zimwe cyangwa zibiri ariko ni imwe gusa nta mikoro so hari igihe ngira gutya nkabona amafaranga nkajya muri studio ngakora ugasanga ejo n'ubundi ntawe yabonetse ubwo no kuvuga ngo yabonetse amafaranga nakora ibihangano byinshi cyane kandi binogeye amatwi y'abantu byanabafasha kugira aho bava bakagera n'ahandi bikanabungana none batandukanye so katwizere ko abakurikira Avant Motivations bazafasha Methuselah kugira ngo agere ku nzozi ze ntekereza ko na album yawe bazayisara kuri Methuselah so uzakuraho indirimbo zawe abagukerera bakubona bate kugeza ubu nonaha imbuga nkoranyambaga nkoresha cyangwa se platform ni YouTube wandikamo Methuselah Sax Water Instagram ni Methuselah Sax Water Facebook ni Methuselah Mbonimpa Twitter nayo ni Methuselah Sax Water website ntago gihari yabaye ifunzweho gatoya izindi album yo nzashyira ku platform yandi ubwo nawe nzabamenyesha n'inyisohora ariko nkeneye
ubushobozi bwo kuyisohora imeze neza, ayikorera video ikagera ku banyarwanda yuzuye. Ubwo ndacyashakisha ubushobozi ku buryo nakoramo nka video imwe cyangwa ebyiri. Alright. Bakunzi bacu bazagushyigikira kugira ngo inganzo yawe ishobore gutumbagira no kugira aho ikugeza. Nyaboneka. So wakoze rero Methuselah, wakoze kwitabira ubutumire bwacu kuri Vant Motivations, wakoze cyane, ufite inganzo nziza itendetse. Murakoze cyane. Reka twizere ko Imana izagushigikira nayo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Rwose haguye imvura n'izuba ntihabura. Ciao. Vant Motivation. Oh, alright. Vant Motivation. Man. Umuhanzi wanyu Methuselah Sax Water. Nabasabaga gukora subscribe no gukanda kunzogera kuri Vant Motivation channel. Bamwe bazezengera kubera kunywa inzoga, abandi bakazezengezwa no kunywa agatabi. None kubera urukundo ngukunda amashenye mbayezezenye